dusanga utumurikira umucyo wawe turawukeneye ngwino umurikire. Yesu ashimwe cyane. Imana yongeye kutugirira ubuntu, dore turongeye turateranye. Turashimira Imana cyane yuko uyu munsi ari undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tubonezererwemo. Uyu munsi tugiye kongera guhura mu materaniro yacu ku buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo budasanzwe, ariko Imana yashimye yuko ariko tuba duterana muri iyi minsi. Turabishimira Imana cyane. Uyu munsi rero muri evening service turaza kugira ibihe byiza rwose, ndabibateguje. Tugiye kugira umwanya uhagije wo kuganira n'Imana, wo gusabana hagati yacu mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi turaza kumva iby'Imana yateguye yuko tuza gutahana uyu munsi. Nagira ngo rero mbabwire gahunda y'uyu munsi turi buze gukurikiza. Jewe ngiye kuyobora iyi gahunda, nitwa Elize Bahati, ntawuhiga nayo. Hanyuma mu kanya turaza kugira umwanya wo kumva igice cyo muri Bibiliya tuza gusomerwa na Augusta. Hanyuma yaho turaza kugira umwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Byarateguwe mu buryo bwiza, muraza kubibona. Hanyuma yaho turaza kugira umwanya wo gusengera ibyifuzo binyuranye, ibyo Imana idushyize ku mutima muri iyi minsi. Turaza kuyoborwa na Silver muri uwo mwanya. Niturangiza turaza kumva ijambo ry'Imana, turaza kumva ikintu Imana yashyize kuri pastori wacu Manase ku mutima we. Yari yatubwiye ibintu byo gusoma, sinzi niba twarabisomye. Hanyuma yaho turaza gusaba umugisha w'Imana dusoze. Reka rero dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane yuko uyu munsi ari undi mwiza waturemeye kugira ngo tubonezererwemo. Duhuye nka evening service tugira ngo tugutege amatwi, tugira ngo tukumve. Turakwinginga kugira ngo uganirize imitima yacu. Turagusaba kugira ngo aka kanya tugiye kumarana, Uwiteka, ikintu wateguye yuko twumva ntituze kugihusha. Turashaka yuko uvugana n'imitima yacu, ukayihumuriza, ukayiremamo amashimwe, ukayiha impamvu yo kubaho. Mwami, turagutegereje muri aka kanya tugiye kumara muri aya materaniro. Turasengera buri wese uza kuyagiramo uruhare kugira ngo umuhe imbaraga, umushyireho umwuka wawe wera. Hanyuma ibihe tuza kugira Mwami bize kuba ibihe byo guhindura ubuzima bwacu, usibye muri iyi minsi ndetse no mu gihe kizaza. Turagushimira yuko uri bubane natwe, kandi tugutegerezanyije amatsiko y'ibyo uri budukorere muri aya materaniro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Igice cya mbere muri Petero wa mbere, guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 25. Dusome. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa, ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Yesu Kristo. Wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero
ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanywe n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Karungana
Yesu ashimwe cyane inshuti za Yesu. Uyu ni umwanya mwiza wo gusengera ibyifuzo. Nari mbakumbuye rwose. Imana ibagirire neza aho muri hatandukanye. Tuzongere kubonana dushima izina ry'Imana ko yatugiriye neza. Mureke rero dufatanyirize hamwe gusengera ibyifuzo. Imana ishimwe. Mwami mwiza, Imana ishobora byose, Data twese uri mu ijuru, duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byatambutse, warinze ubugingo bwacu, urinda imiryango yacu, urinda abashumba bacu, urinda abakristo muri rusange, urinda abanyarwanda, urinda abanyafurika n'abatuye isi yose. Ushimwe uhimbazwe. Ibi ni ibihe bitoroshye, turi guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Turakwingize mwami kugira ngo ducire inzira, utugirire neza, utwambike imbaraga, kandi mwami uhagarike iki cyorezo kugira ngo abantu bawe bakomeze kugira ubuzima buzima kandi ubuzima bwuzuye. Turakwinginze kugira ngo dufashe, utugirire neza. Turasenze twizeye ko mwami ubasha gukora ibirenze ibyo twibwira. Turakwingize kugira ngo uhagarike iki cyorezo, kandi abagizweho ingaruka nacyo mwami ubacire inzira, ubarengere, ubatabare. Ababona nta mibereho, nta buzima, ubacire inzira, ubahe ubuzima mwami. Komeza kutuba hafi, komeza kuturengera, komeza kutwitaho. Hari abantu bahagaritswe ku kazi kubera iki cyorezo, abo ngabo bacira inzira, babone imikorere. Kandi turasenze mwami kugira ngo wiheshe icyubahiro muri byose. Mwami uganze, utegeke. Hari inkangu nyinshi zagiye ziba, hari ibibazo bijyanye n'imyuzure mwami. Ibyo byose byagiye bigira ingaruka ku bantu bawe. Reka mwami wihagarike, kandi wongere utange ihumure, utange umugisha, utange umutekano n'amahoro ku bantu bawe. Ukomeze kutwitaho, turengere. Dusengeye itorero, dusengeye igihugu cyacu. Turasenze kugira ngo mwami uzongere kuduha guterana kwera. Turabikumbuye kandi twizeye kuzabiduha. Komeza kubana natwe, twiteho, tugirire neza muri byose, mu izina rya Kristo umucunguzi wacu mwiza. Amen. Jyenyine nawe mu bwiza bwawe, mpagijwe n'urukundo rwawe. Nzi neza ko ntasigara uko ndi, mpozweho n'ineza yawe ihebuje. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira ijambo ry'Imana. Uyu mwanya narawukumbuye,
ndawifuza wo kongera kubaganiriza ku bwiru bwo gukiranuka, ubwiru bwo kugendana na Yesu, ndetse bihurirana nuko tumaze iminsi twiga ku ntumwa yitwa Petero. Ku giti cyanjye ndimo ndasoma igitabo yanditse, kandi abo tuganira n'abo twigana Bibiliya hari ibintu Imana irimo kutwigisha byinshi. Rero uyu munsi nejejwe n'aya mahirwe yo kugira umwanya muri iri teraniro kuganira namwe. Reka ntangire mbashimira mwebwe mwitanga kugira ngo aya materaniro abeho, abayitabira bose kuri Zoom, abakora amavideo, abadufasha kuramya Glory Worship Team. Uyu munsi mwatwubatse, uyu munsi mwatumye urukumbuzi nari mbafitiye rugabanyukaho byibuze 50%, n'abandi mwese Imana ibaho umugisha, abatuyoboye, abadusomeye igice, ndetse n'abadufashije mu masengesho. Nitwa Pastor Manase Tuyizere, nkaba ndi pastor wa Evening Service. Nshimishijwe n'Imana kubw'uyu mwanya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo meza tubona mu gitabo cyanditswe n'intumwa Petero wa mbere, kivuga kwera mu ngeso. Nk'uko twabisomewe, turahera ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 25. Dutekereze ngo kwera mu ngeso ni iki? Nabishobora nte? Ni gute nabibasha? Ikindi ni impamvu ki duhamagarirwa kubaho turi abantu bejejwe mu ngeso. Iyo usomye kiriya gitabo ubona ko abantu yandikiraga bari abakristo, bari baravutse ubwa kabiri. Atangira bita abantu bahamagawe. Abenshi muri bo byatumye barenganywa, bituma bahunga bajya ahantu hatandukanye, bicwa mu buryo butandukanye. Ariko arabandikira arababwira ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo mwakiriye Yesu, ingeso zanyu n'imibereho yanyu birindwe bihore byejejwe. Amen. Natwe niwo muhamagaro dufite. Utarakiriye Yesu cyangwa ngo ube uwavutse ubwa kabiri nk'uko Petero yandikiraga bariya abantu bita, ushobora kubibona ukumva ari amategeko aremereye. Ariko Imana ishimwe ko kwera mu ngeso bifite inyungu kandi bifite ibyiringiro bidushyiramo. Ku murongo wa 16 aravuga ngo nuko muzababera kuko ndi uwera. Petero yabaga avuga Yesu, yabaga avuga Imana yabonye n'amaso ye, kuko Petero yari kumwe na Yesu muri kagashyamba igihe Yesu yari arimo gusenga mu maso ye hakera. Iyo Petero avuga ngo mubabera, ababivuga yarabibonye, azi yuko Yesu muri we nta cyaha kibamo, ndetse muri we nta kindi kintu kitari ukwera kuboneka muri we. Imana ishimwe. Umurongo wa 13 niwo ndi bwibandeho cyane. Uravuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa, ubwo Yesu wacu wera azahishurwa. Amen. Ndashaka kuvuga amabanga 3 akubiye muri uwo murongo. Irya mbere ni ugukenyera mu mutima. Gukenyera mu mutima. Irya kabiri ni ukwirinda. Irya gatatu ni ukwiringira. Ndizera yuko aya mabanga nk'uko ndimo kuyiga nawe uyize cyane, ashaka kugushoboza kubaho ubuzima bwejejwe, kubaho ufite ingeso zejejwe. Reka duhere ku rya mbere, gukenyera. Iyo usomye mu Kinyarwanda ukareba ngo gukenyera mu mitima, hari igihe utabyumva, ariko iyo urebye mu zindi ndimi uburyo babisemuye birakorohera kubyumva. Mu Cyongereza baravuga ngo to be alert, kuba maso. Mu yandi magambo Petero arimo aratubwira ngo mw'abantu mwakijijwe mwe, imitima yanyu ikwiriye guhora iri maso, kuko hari ibintu bishaka kwanduza gukizwa kwanyu, kuko hari ibintu bishaka kwanduza ingeso zanyu. Ikibabaje rero, rimwe na rimwe twebwe nk'abarokore, nk'abantu bavutse ubwa kabiri, hari igihe dusinzira mu mutima mu buryo bw'umwuka, ntitube maso ngo dukenyere, bigatuma ingeso zacu zigira ibizanduza. Asobanura impamvu, aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Ijambo ry'Imana rihoraho, rya rindi wasomaga
ugikizwa wamara kurisoma ukabona uri umunyabyaha ukikubita hasi ugasaba Imana imbabazi uzamuye ibiganza rihoraho, ariko uracyarisoma kangahe? Ese ujya urirebamo nk'indorerwamo ngo ubone ko wejejwe cyangwa utejejwe? Niyo mpamvu duhamagarirwa gusoma ijambo ry'Imana. Muri lockdown twagize umugisha uhagije wo kubona umwanya wo kurisoma, ariko nubwo itangiye kugabanyuka ndagira ngo dukomeze dusome ijambo ry'Imana, ariko turisome nk'indorerwamo idufasha kwirebamo niba tukejejwe. Ikindi kintu cyatuma imitima yacu ihora iri alert no guterana kwera. Bibiliya tubwira ngo uko igihe cyegereza ngo turusheho guterana kwera no gusenga no gusoma zaburi n'indirimbo. Ibi bintu ni ingenzi ku mukristo, kuko iyo bigiyemo ntabwo utaha nk'uko waje. Iyo wemereye umwuka wera akagukoresha ugasoma ijambo ry'Imana, ugasenga utisengesheje, ugasenga amasengesho y'uburyo bwose yo kwiriza no kwinginga, bituma umutima wawe urebera kuri icyaha ukaba witeguye guhangana nacyo. Nuko nguko gukenyera mu mutima bimera kandi bigufasha kwera mu ngeso zawe. Icya kabiri, Petero mu murongo wa 13 akita kwirinda ibisindisha. Mu cyongereza baravuga ngo being of sober mind or sober minded. Mu yandi magambo ni nk'uko imitekerereze yawe ikwiriye kuba iri ku murongo. Ntugende unyeganyega nk'uko umusinzi agenda anyeganyega akaje ngo kakugushe. Waba uri umukobwa haza umuhungu ukagwa, waba uri umugabo wubatse haza umugore akakugusha, haza udufaranga tukakugusha. Oya, dukwiriye kuba abantu bafite umurongo tugenderaho, ariko ibanga ni ukwirinda, kuko iyo utirinze uha Satani urwaho, ikije cyose kirakugusha kuko utamenye kwirinda. Bivuze ngo dukwiriye kwirinda ibintu bitandukanye. Ku murongo wa 14 bivuga neza ngo mube nk'abana bumvira, ngo ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Tugomba kwirinda ibintu byadusubiza mu byo twabayeho kera byatugiraga injiji, kuko irari rya kera Petero arigereranya n'ubujiji. Irari ry'ibyaha ukumva ariho umunezero wawe uri bubonekere, mu biyobyabwenge, mu bibata abantu, mu bibacanganyikisha, ibyo byose ukabishyira hasi. Ntugire ikindi kintu kikubata usibye ibituma ubaho ubuzima bwejejwe. Uwo ni wo muhamagaro Bibiliya bivugaho cyane. Dukwiriye kwirinda ibyadutandukanya n'Imana. Ku murongo wa 23 yongeraho ngo ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Atari ingeso nkeya, ahubwo ingeso zose. Reka nkubaze wowe nkurikiye, ese ubayeho ute mu ngeso zawe? Ese ibigawa bigaragara muri wowe wibaza yuko Imana itabizi? Hari n'abashaka gukorera Imana, ariko biravuga ngo nukura ibigawa mu buzima bwawe nzakugira akanwa kanjye. Ese ibyo warabimenye? Imana irashaka abantu baba akanwa kayo, ariko ni abantu bashoboye kwirinda. Ikindi gituma dukwiriye kwirinda, nk'uko Petero abivuga, aravuga ngo utejejwe ntabwo azabona umwami Imana, ngo kandi uwo mwita so ngo azacira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze. Bene data, hari byinshi byaduhuza muri iyi minsi, ariko ndabinginga mu guhuga kwacu ntituzibagirwe na rimwe ko hari urubanza rutegereje buri muntu wese, icyaremwe cyose. Imana iturinde, Imana idushoboze kubaho mu ngeso nziza. Reka nsubire inyuma. Ikintu cya mbere, imitima yacu ibe yiteguye, iri alert. Icya kabiri, twirinde. Icya gatatu, twiringire. Haleluya. Kwiringira, ngo twiringire ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Umurongo wa 18 ngo kandi ugucungurwa kwacu ngo ni ukumumaro. Haleluya. Ndagira ngo mbereke akantu gatoya tugana ku musozo. Mfite imipira ibiri isa, ndagira ngo nyibereke
twaracunguwe n'imipira ibiri isa yanditseho ibintu bimeze kimwe. Ndagira ngo ingeso zacu tuzigereranye n'iyi mipira. Ndi busohoke narangiza nkarangara, umupira umwe nkawanduza, kangerageze kuwanduza niba muri bubone. Uyu mupira naba nkiwusohokanye, niko bizamera ku rubanza. Ibitwanduza bishobora kuba atari kano kantu, ahubwo bikaba ari amagambo tuvuga. Petero yigisha ku magambo. Ibitwanduza bishobora kuba atari kano kantu, ahubwo imitima yacu ikamera nk'uyu mupira kubera ibikorwa byacu binyuranyije no gushaka kw'Imana. Ibitwanduza bishobora kuba ari uburyo butandukanye, bigatuma Imana itakishimira kuduserukana ku munsi w'imanza. Imana itugirire imbabazi. Ariko Imana ishimwe, ntabwo dusaba kugira imipira ibiri, ahubwo iratubwira ngo amaraso twacungujwe ashaka kuduhindura, tukongera tukaba bazima, tukongera tugasa neza nk'uko uriya mupira wari umeze. Bivuze ngo icyo dusabwa gusa ni iki cya gatatu, ni ukwizera ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Ngo kandi ngo kuko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, ntabwo ari twebwe twiha kwera mu ngeso, ahubwo ayo maraso igihe cyose tuyahamagaye araza akatweza. Muri bumbaze muti se twemerewe gukora ibyaha uko dushaka kose kuko Yesu yatuviriye amaraso? Mu Baroma igice cya 6 abisubiza neza ngo ntabwo dukwiriye gukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugwire. Ahubwo muri Yohana wa mbere aratubwira ngo nidukora icyaha dufite umurengezi. Amen. Niba twananiwe kwirinda, niba tutari tuzi yuko kwirinda ari ngombwa, niba tutari tuzi yuko kuba maso mu mitima ari ngombwa, dushobora kwizera utubashisha kandi akatuneshereza. Umurongo wa 18 uravuga ngo kuko muzi yuko mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro. Bivuze ngo iyo ukijijwe babivuga ngo ugomba guca burundu ubusabane ufite n'ingeso zitagira umumaro, ngo zimwe mwatojwe na basekuruza banyu. Ngo ahubwo mwacungujwe, umurongo wa 19, amaraso y'igiciro cyinshi, ngo nk'ayo mwana utagira inenge, amaraso ya Yesu, ngo ariyo ya Kristo. Ngo we yamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ngo ariko akerekanwa ku mpera y'ibihe ku bwanyu. Amen. Kandi azagaruka aze kureba uko twabayeho ingeso zikwiriye gucungurwa no guhamagarwa kwacu. Imana tugirire imbabazi, Imana itweze. Ndagira ngo utekereze ku ngeso zawe, utekereze niba umutima wawe ujya ushishikarira kwera, utekereze niba imitekerereze yawe igishishikarira kwera, ariko niba utarabikoze, aya ni amahirwe Imana iguhaye yo kwisuzuma. Iki cyumweru ugiye gutangira, ushishikarire kuba maso mu mutima wawe, ushishikarire kwirinda, ariko ushishikarire no kwizera. Imana iduhe umugisha. Reka dusenga. Nyagasani Mwami Imana, ushimirwe kuri Imana yatugiriye neza. Ntabwo wadusabye ibirenze ibyo twashobora, ahubwo Mwami Imana kubwawe watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo dupfire. Turakwinginze kugira ngo dushoboze kubaho mu buryo bufite ingeso zibereye abamwemeye n'abamwiringiye. Ndasenze Mwami Imana ngo ubwo tuganiriye kuri iri jambo, dutekereza kuri uriya mupira wanduye, Mwami Imana abagaragaye nk'abameze nk'uriya mupira wandujwe n'ibyaha, ubeze ubatunganye, bahe kwiringira, ndetse n'abigeze kukumenya bakezwa bagasubira inyuma, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bagarure kuri wowe. Reka utweze udutunganye nk'abana bawe. Reka Mwami Imana twuzuze imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo nk'uko Petero yakubonye akiga imibereho mishya, iya kera akayita ubujiji akavuga ati sinzayisubiremo, natwe tubeho dushishikariye Mwami Imana kugutunganira. Iminsi y'ubujiji tuyisige inyuma, ahubwo tugendane nawe turi mu mucyo, turi abana bawe. Kandi dusoza, ndasenze kugira ngo duhe amahoro utanga, amahoro arutaye umuntu wese yakibwira, ajya arinda imitima y'abantu bose badukurikiranye, abo turimo gusengana bose mu izina rya Yesu. Kandi umugisha wawe
Imana data twese, umwana n'umwuka wera igendane natwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane.